ntago barimo. Barangije aleluya ahita afata urugero arukinga. Ni nkaho akababwira ati musubire iyo mwahoze. Rero aba bakobwa aleluya batanu b'abapfu twabagereranya n'abahanuzi bo muri iyi minsi bigize inzererezi. Abandi basigaye ku birindiro bo bajya kuzerera ngo bari gushaka amavuta. Imana turengere, Imana turwanirire. Aleluya. Atangira kubwira ati mpayanga yanjye kukuzanira umutazawukura he. Imana tugirire neza cyane, Imana turwanirire kandi itwambike imbaraga mu izina rya Yesu. Aleluya. Amen. Ahangaha ku 10 haratubwiye ngo bagiye kugura umukwe araza. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati Yes, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Imana ikomeze kubahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Mutimana Jean Claude. Ndabararikira gukurikira ibiganiro kuri Mutimana Official. Ariko reka manze mvuga kakana. Abantu batakoze subscribe kuri Mutimana Official, abantu batasharingaga ibiganiro, abantu batarebaga ngo ibiganiro bakirangiza, abantu mutatwandikiraga muri comment kandi nimero zihari rwose murahemukaga. Nukuri kw'Imana kandi nukuri Imana yiteguye kuza kugira neza buri muntu wese ukurikiraga Mutimana Official. Ukonsa byonyine nukuri kw'Imana rebe nawe witegereze isura yanjye. Nurangiza uhita ukora subscribe, share na comment. Ikindi kurikirana abatubirwa bose dufite kubera ko hari icyo Imana yongeye guhisha muri twebwe, kandi iki kintu tuje kukibahishurira. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Tubyibagirwe ubikora n'umutima mwiza. Karame guhaye ikaze. Ndabashimiye cyane katonze dusenga Imana. Mwami Imana yacu ugira neza ugaca bukira izina ryo rihabwa icyubahiro. Uri Imana yacu bwite, uri data ntabwo uri data wacu, uri nyiribihe mwami wanjye, kubera yuko data wa twese nta wakubanjirije nta nuzaguheruka. Reka izina ryo rihabwa icyubahiro. Mwami aya masaha turaguhamagaye ngo uzutubere umuyobozi mwami wacu, kubera yuko data wa twese muri aka kanya tugezemo twiyoboye twayoba, ariko duguhaye karibu n'ikaze kandi duhamagaye imbaraga zawe ndetse n'izina ryawe ngo uzubane natwe Uwiteka. Nuzuganze hagati muri twe ukureho imbaraga zose z'umwanzi mu izina rya Yesu. Nukuri uzubane natwe kandi data wa twese abagiye kudukurikira nabo mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Reka ukomeze ubane natwe, urakoze kurabana natwe. Amen. Amen. Mana ishimwe. Nagutegereje nk'amasaha 2. Kuri pe nagukereje kandi wihangane. Nihanganye uko ntaza kwihangana nari kugenda. Ahubwo wari wagiye. Nari nazindukiye ahantu rero. Nari nagiye gusenga. Yego. Hari ibyo nagiye kwibwirira Imana, cyangwa se hari abo nagiye kubwirira Imana ngo Mana nabariya nabo ubyibuke. Rero icyatumye nkererwa nagenzi ngo ngiye gusenga bisanzwe, ariko nsanga hari umubyeyi Satani yaraje kungoye. Nawe yazindutse aje gusenga, ariko biba ngombwa ko mbanza kumusengera. Rero icyo nshimiye Imana, ubundi amaboko gutya ntago yabashaga kurambura akaboko gutya cyangwa se ngakajyane no gutya ngakoreshwa ashaka cyane na muno mu gituza hari byari birimo, ariko nshimye Imana yuko namusengeye agahita ashima Imana ako kanya akavuga ati byibura hari ukundi kuntu bigenze. Ya maboko nayo twatandukanye yari ariko yanyeganyiza. Nshimye Imana rero ko yakoze imirimo n'ibitangaza. Rero uwo murwayi niwe watumye ntinda, kandi kumusengera byari biri mu nshingano zanjye. Niko kazi pe. Ese uragahemberwa? Oya ntago ngahemberwa, ariko ntegereje igihembo. Uragitegereje ntago kiraza? Ntago kiraza. Yego buriya rero reka nkubwire, umukiranutsi ahembwa iyo yapfuye. Burya se ntago wari ubizi? Oya. Buriya reka nkubwire, umukiranutsi ahembwa ubugingo, no kwicara imbere y'Imana ishobora byose, ndetse wenda no kuba umucamanza wa bene se basigaye. Yego. None se Petero ko yabajije Yesu ati twasize ibyacu, yego, tukagukurikira, uzaduhemba iki? Yesu arabwira ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 ibyo mwasize. Yego.
kandi nzabaha n'ubugingo buhoraho. None wowe ntabyo mu isi ijya ikubonja. Mu isi rero ijya imbonja kubera yuko wenda urugero muri iyi minsi kubaho ni ugusenga. Ni ukuvuga ngo igihe abandi bashizweyo batewe n'ibitero by'abarozi cyangwa by'umwanzi Satani, njyewe Yesu abo bazimu yarabanyiciye. Njyewe yarankubiye pe, abo bazimu yarabanyiciye pe. Yego ntago navuga ngo sinjya ndwara, ariko indwara mbese z'ibyohererezanyo Yesu yaba yazinyiciye, yanyiciye uwo mwaku. Ikindi ni ukuvuga ngo sinjya mbura icyo kurya, sinjya mbura n'icyo kwambara, kubera yuko ngiye ikintu cyo nabwiye Imana ndavuga ati Uwiteka, niba nemeye gusiga ibyanjye byose nkagukurikira, ntuzatume njya imbere y'abantu nambaye ubusa, cyangwa se ntuzatume ngukorera ngo mburare cyangwa mbwirirwe. Izuba ko riba ryinshi wakwigiza agatebe imbere. Yego, ntabwo ujya ubwirirwa, nta nubwo ujya uburara. kuko urabona pe, reka nkubwize ukuri. Ni ukuvuga ngo igihe uri umukozi w'Imana pe ukazahazwa n'inzara, aho ngaho nta kintu wabwira abandi, nta na gikeya. Yego Imana yemera yuko duca muri ibyo bihe pe, ukaba wasonza ariko haba n'ikijumba kimwe ukakibona, kugira ngo ubone icyo uzabwira abandi, kugira ngo uzabwire abandi uko inzara iryana, uko bigenda. Ikintu ubona warigomwe umva kikubabaje, niba navuga ngo kikubabaje nyine waba warakundaga, sibyo? Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye bifata nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Wowe ikintu uvuga uti Mana yanjye, iki kintu nanjye uzi ko nakigomwe kandi mbona abandi bari kugikora nyine bo ku bwabo banezerewe, ni ikihe Jose? Rero njye ntarahamagarwa, nakundaga ubucuruzi cyane. Yego. Buri munsi nabaga nagiye gushaka utwo ncuruza, ariko ubu ngubu gusa nyine byarambabaje, ariko ntago ari cyane, kubera yuko nanone iyo Yesu ataza kumfata birashoboka yuko nayo mafaranga nta n'icyo aba amariye. Rero ikintu cy'ubucuruzi nagikundaga cyane, ariko igihe cyarageze, Imana irangije rambwira ati igihe ni iki cyo kugira ngo nkorere. Njya mbikora, ariko ntago nkibikora nkuko nabikoraga cyane, kuko hari igihe nshobora kuba mfashe urugendo ngo ngiye gushakisha utwo ncuruza, Imana ikambwira ngo se hariya ugiye, ahubwo ngo utumye hariya. Ngwiki ni urugero, ntabwo nzi ibyo ucuruza, sibyo? Ukaba uvuye nko kurangura amavoka, yego, waba uzi ko yajyanye mu isoko, Imana yakubwira ngo stop, ntujye kuyacuruza, ahubwo jya kusengera umuntu. Imana yisinijwe igahita ivuga ati genda kwa ntuza birakomeye, genda umusengere. Warangiza ukagenda ukajya kumusengera, ukajya mu byawe wabanje mu bya Yesu. Impamvu nari ntanze urugero, usanze izo voka zahiye cyane ku buryo batazigura. Wenda nko mu rugo kubera haba hari abana, hari igihe mbabwira ati wenda muzinjyanire, cyangwa se wenda nkagenda nkaba nzishyize nk'ahantu kuri botike, nkavuga ati mungurishirize ndaje, habanza najya gukora umurimo we wantumye, nkagaruka mu byanjye. Naringize ngo Imana yakubujije gucuruza burundu. Oya, ntago yabimbujije pe. Wenda ngewe nuko isaha ku isaha aribyo nabaga mpugiyemo, aribyo mpaye umwanya cyane. Yego. Kandi no kudoda nabyo uragerageza ku mashini. Kudoda nabyo ndi kugeragezamo gakeya, nuko bitari byaza. Jewe mu iminsi ndi mu mavuta yo gutegeka. Ngaho ntegekera se. Ndi mu mavuta yo gutegeka. Ngaho ntegekera rero. Hari umuntu urizeye? Ndizeye. Urizeye? Ndizeye cyane mu izina rya Yesu. Hari umuntu ugiye kukwishyurira kwiga neza. Yego. Nangiza kwishyura numa kubifata kwiga mashini yo kudoda, azakugurira imashini. Haleluya, haleluya! Imana ishimwe cyane, shimye Imana. Imana ishimwe. Bivuze ubu muri iki kiganiro turi gukora tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Yego. 2026. Hari ikindi gihe tuzagaruka, ntabwo nzi igihe. Hari ikindi gihe tuzagaruka. Yego.
tuvuge ngo bya bindi nategetse. Imana ishimwe. Imana yumve gusenga kwanjye kandi Imana yumve mbese umugisha nsabiye pe. Yego. Buriya no kudoda ndabikunda cyane cyane. Nukuri. Ari ikintu kizima gusenga kandi tunakora. Niko kuri ka. Gusenga kandi tunakora aho kugira ngo ujye kubwira umuntu ngo yewe ujye kumutekera imitwe ngo wampaye ngo ijana ngo nje ngo gusengera ngo ndajya gusengera ku musozi, ahubwo byawe tukamubwira uti pe urampamagaye ngo ngusengere, Imana imbwiye ibyawe, umbwiye ko byasubijwe, nanjye hari icyifuzo mfite. Ushaka gusengera umuntu Imana ikamuha miliyoni 10, umubwiye uti nanjye natangiye kwiga imashini sindabisoza cyangwa se nabuze nayo kwishyura, niyo bitakugoye nanjye wamfasha, umuntu akagufasha, icyo gihe ntacyo byaba bitwaye. Ushobora gushaka kugufasha yakubaza agasanga nta n'ikintu mu mutwe wawe kirimo. Yego, binabaho pe. Ariko wowe kirahari. Ngewe kirahari ni ukuri. Kirahari kandi cyane. Yego, no mpamvu ndi gutegeka mu izina rya Yesu. Oya, ntegekera mu izina rya Yesu. Ntago nshaka kuba nk'ababandi birirwa bavuga ngo dore ngo tuyobeje amafaranga, ngo none ngo dore ngo twabonye ngo ibyawe ari bibi, ngo none ngo duhe ngo tike ngo tujye kugusengera ku musozi runaka. Oya, ngewe nsengera umuntu bishaka, utabishaka ndamwihorera cyane rwose. Niba uvuze ati Jose ngewe nabuze uko njya ndabirambiwe, akira ngo uhereze tike ugire ibyo ujya kumbwirira Imana, aho ngaho nzakugirayo n'umutima mwiza. Ariko sinzigera mpamagara umuntu ngo none ngo mpatike ngo njye kugusengera. None se inyungu nzaba mbifitemo ngewe niyihe? Ndabizi se. Umbwiye ati nsengera nagusengera, ariko igihe umbwiye ngo igihe wenda na ibintu byo kugusengera ntabihari sinshobora. Amina, haleluya. Yego, ababesha bakubesha. Hari abantu bajya babesha bishakira amaco y'inda, akavuga ati ngewe rwose nabonye umwana wawe agiye gupfa, none mpitike ndajya kugusengera ku musozi w'Igicumbi, mpereza 20,000 ngende ngusengere, ubundi Imana igira icyo ikora. Ubundi rero waba wifitiye umusongo uri kukujomba mu mbavu, warangiza ukavuga ati kanyamuhe ariko umwana wanjye abeho. Cyane. Shara umubyeyi wacu babikoze. Abikorwa n'umuhanuzi. Abikorwa n'umuhanuzi, nge nago muzi, ariko agaca tuyemo ngewe ndakazi. Abikorwa n'umuhanuzi kandi w'umugabo. Arangije aramubwira nyine uwo mumama yari afite umwana we w'umukobwa yagiraga ikibazo cyo kuzajya yitura hasi, bimubuza kwiga. Noneho abantu baravuga bati aha naha, ariko kambivuge ati no hari mu Kidaho hari umuhanuzi, none akira nimero ye umuhamagare azaza musengere. Arangije bavugana kuri telefone, aravuga ati rero Imana inyeretse umuti. Avuga ati umuti nzajya kukuzanira, nzajya kuwuzana muri Kongo ariko nzaca i Bugande. Avuga ati ohereza 20,000. Urumva? Amaze kubyohereza umugabo arangije aramubwira ati ariko ubundi uwo muntu wahaye amafaranga uramuzi neza? Aravuga ati se ko numvise ari mu mwuka w'Imana. Bamaze kuyamuha, uzi ngo bagiye kumuhamagara telefone icamo. Niko babigenza. Barahamagaye bararuha. Uwo mubyeyi yarari kubivuga ariko avuga ati sinari nzi yuko nyine yari umubyeyi w'umudive. Avuga ati ntago nari nzi ko abarokore nabo habamo abateka mutwe. Ahantu hose habamo ababi ariko hakabamo n'abeza. Rero urumva ntago byoroshye. Ntago byoroshye ariko Imana ijya iduha ubwenge. Rero ibyo nari mbivugiye kugira ngo aleluya haleluya, Imana ishigikira impano yanjye, kubera yuko rata muri iyi minsi ibihe biragoye kandi biruhije umugenzi. Buriya kugira ngo wifate usaba umuntu runaka rijya gucisha n'ijisho. Hari usaba pe akumva ubusabe bwawe, ariko hari n'usaba ashaka kumvira ubusa, akakumvira ubusa. Kandi leta yacu yaravuze ngo duce umuco wo gusabiriza. Yego, twigire duharanire kwigira. Duharanire kwigira. Uburi kwiga imashini, uburi kugira ute udateze amaboko ku bana. Niko kuri pe. Wagufasha akaba yagufasha ariko utagiye kumusabiriza. Niko kuri pe. Wadutegurire ijambo. Nabateguriye ijambo ryiza cyane. Ririmo ibintu byinshi bitandukanye, ririmo impuguro nyinshi zitandukanye. Ariko byanga bikunda Yesu ni umwami. Imana y'amahoro nitugirire neza kandi niturwanirire.
umuririmbyi umwe yararirimbye ngo erega mana ngo sindi uwanjye ngo nigenge, nta nubwo ndi n'uwanjye ngo niyobore, ngo ahubwo mana ndindiriye ubushake bwawe ngo abe ari bwo bunyobora. Rero ijambo nazanye naje nje kubwira abantu ngo bige gusaba Imana kandi bayisabe neza kandi bayisabe iby'agaciro. Nzanje kubwira abantu bategereza ngo wenda niba wagiye gusenga ngo runaka nazamura isengesho ngo ndaboneraho n'ibyanjye bisubirizwemo. Oya, ahubwo nawe isabire wiyaturireho uwo mugisha, ubwo Imana irazije gutanga umugisha mu bayisabye nawe iguhereze. Imana y'amahoro rero itugirire neza. Ngenje kubwira abantu ngo kadusabe imbaraga n'amavuta, tubwire Imana izitumurikire. Muririmbyi yararirimbye ngo mana ngo nsukaho amavuta menshi atemba nk'umwuzure, ngo mpore naka ngo ngeze igihe uzazira. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo baharanire gutunga Mwuka Wera, baharanire gutunga itabaza ry'Uwiteka. Mahoro y'Imana rero abane natwe twese mu izina rya Yesu. Amagambo rero nabazaniye ari muri Matayo 25. Matayo 25. Yego, niba wahageze udusomere mu izina rya Yesu. Arahera ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Yego. Umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Yego. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Yego. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Yego. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Yego. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Yego. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Yego. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza bahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso uko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hano ijambo riratubwiye ngo umugani w'abakobwa 10. Ngicyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Haleluya, haleluya. Hano Imana y'amahoro nitugirira neza rero kandi twambika imbaraga. Hano abakobwa mbese ni abakobwa bo mu byiciro bibiri bavugwa, hari abapfu hari n'abanyabwenge. Nyamara Yesu yarahamagaye aravuga ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya, haleluya. Ariko arangije ahamagara be arababwira ati muze mbagabire umurimo. Hari abapfuye kugenda batabanje kumubaza ngo mbese Yesu umurimo ugiye kuduha nuwuhe? Imana y'amahoro niturwanirire cyane turengere. Ahangaha ngo abapfu bapfuye kugenda bababwiye ngo muze tujye gusanganira umukwe. Abapfu bapfa kwigendera bajyana amatabaza atagira ikintu. Nyamara bano bakobwa 5 b'abanyabwenge, Haleluya, haleluya, bo baragiye bamaze kugenda bavuze bati muze tujye gusanganira umukwe, ariko babibuka gusaba amavuta. Imana y'amahoro nitugirire neza kuko baritegereje baravuga bati imperezo ntaco yadufasha, tugiye kurara ijoro, tugiye gutegereza umukwe. Mbese umukwe naza, haleluya, turamumurikira gute? Haleluya, haleluya. Ariko barangije bamenya ubwenge bibuka gusaba amavuta, ariko abapfuye guhaguruka baragenda. Nta nubwo bigeze banabaza
ukibaza ngo mbese tugiye he? Haleluya. Imana y'amahoro nitugirire neza, Imana niturwanira intambara zitoroshe. Ariko nagira ngo mbwire ubwoko bw'Imana, nibasaba amavuta, niba Yesu hari icyo yashize muri wowe, ubwire Imana ngo none Mana nawe yewe Yesu Kristo nawe Mwuka Wera, none ahari ko wangiza umuhanuzi, none nzabwira icyo abandi. Haleluya. nawe nupfa guhaguruka ukagenda utabajije Imana iby'umurimo uzakora, uzagera imbere bikuyobere, uzagera imbere ubwo Yesu azabahamagara abamukoreye, urebe gusa. Haleluya. uburica uvugira imbere ye. Ariko Imana niturwanirire cyane. ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Haleluya. ngo nuko ngo abakobwa barangije b'abanyabwenge, ngo barangije ngo umukwe bumvise ngaraje kubera hari mu mwijima ari mwijoro, ngo barangije baboneza amatabaza yabo ngo arabamurikira. ngo babapfu bari bapfuye kugenda bibagiwe gusaba amavuta, babandi bagendeye muri gihogera, babandi batazi iyo bajya n'iyo bava, babonye bagenzi babo bacanye amatabaza yabo, ngo barangije barababwira ngo muduhe ku mavuta, ngo kubera yuko amatabaza yabo arimo kuzima. Imana nitugirire neza. ese wowe mubyeyi wa mugabo we, muri iyi minsi ese itabaza ryawe riri kwaka? cyangwa nawe uzapfa kwigendera? nibakubwira ngo hariya bari gusenga wirukanke, nibakubwira ngo hariya byacitse ugenda ucikane nabyo. ariko manza witegereze neza, ubanze wareba, ubaze Imana neza, ubaze Imana ngo mbese Uwiteka ko wangiza umuhanuzi, ese iyi mperezo wampaye ifite amavuta? ubwo abandi bazaba bageze ku rugamba, ubwo ijoro rizaba ribuditse, umwijima ubuditse, ese abandi nibakongeza nanjye nzakongeza. Haleluya. bazimana neza, bazimana amakuru. n'ubu ugiye ku rugamba, ugiye guhangana n'ibitero by'umwanzi Satani, bazimana ngo mbese ko wampaye impano. Haleluya. warangiza ukayibwira ngo ese Uwiteka ko wampaye imbunda ngo ngenda sana na Satani, ahari imbunda yanjye irimo amasasu yuzuye. uyibaze neza mbere yuko uhaguruka ugiye mu rugamba. Haleluya. bazimana ngo Mana ko ngiye gusengera uriya muntu utewe n'abadayimoni, ese iri sasu rirabasha guhangana n'uyu mudayimoni umeze gutya? bazimana neza. urangiza uyibwire ngo none Mana hanyuma si iyi mperezo yo wampaye, ese irimo amavuta yuzuye, ese nincugusa amavuta araza, ese nincana umuriro uyu muriro uraka. Imana itugirire neza, Imana iturengere cyane mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro itugarukeho. Ngariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Haleluya. Amen. nagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, muri iyi minsi konkoruderata hari abantu bari kuririra ku mavuta y'abandi, akavuga ngo ubwo Jose ahanuye inzara, babandi bose bakazamukira kuri bwa buhanuzi nahanuye. Haleluya. bose ugasanga babiciye ng'inzara. hanura uko utegetse. niko Imana yabwiye Hezekiyeli ngo mva ngo hanura uko utegetswe mwana w'umuntu. ese kugiye guhanura inzara kubera yuko mugenzi wawe yayihanuye? aho ngaho wategetswe nande? aho ngaho nturi kwiyobora? ese aho ngaho iryo tabaza ryawe rifite amavuta yuzuye? Haleluya. nta n'igice kirimo, nta na dukeya turimo, ahubwo asaba Imana neza. nawe ubwira Imana uti Imana ndagukeneye, ku manywa na nijoro ndagukeneye. ureka kugenda uri kuvuga ngo ubwo ntuzanahanura nanjye nzahanura. ese nadahanura uzaceceka?
Aleluya, aleluya, haleluya. Hari igihe cyo kuvuga, niko Bibiliya yavuze ngo hari n'igihe cyo guceceka. Niba uzi neza yuko uzazamukira ku mavuta ya mugenzi wawe yarariye mu butayu, ugategereza yuko azavuga, nawe warangiza ukajya kuvuga ibyo Imana itakubwiye, ngo wuririre ku buhanuzi bwa runaka. Aleluya, haleluya. Aho ngaho uri kwishuka. Ahubwo bazimana neza, ubwira Imana ngo Mana, iyi mperezo wampaye, mbwira neza niba aya mavuta yuzuye, mbwira neza niba aya mavuta nzayajyana ku rugamba. Aleluya, aleluya, haleluya. Hari umugabo arata yajyaga agenda, aleluya, yari yaravangiwe, hanyuma akagenda akajya kumviriza ibyo abandi bari guhanura mu cyumba cy'amasengesho. Baba barayemo ninjoro, yarangiza akagenda agatega ugutwi ku idirisha, yarangiza, aleluya, yarangiza ibyo umuhanuzi ahanuye ninjoro, mu gitondo akazindukana wakaza mu materaniro, nawe yarangiza akavuga ati mwumvuke Imana ivuganye namwe. Aleluya. Baje kumuvumbura nyuma. Aleluya. Nyamara nubwo yabaga yabese ninjoro, yaraye ijoro, akirirwa ari kugogera ubuhanuzi bw'abandi bahanuye, ariko igihe cyarageze baramufata. Aleluya. Avuga bati ntuzajya ajya guteracera hano. Aleluya. Bitewe nuko benshi bari baramukuyeho icyizere, bitewe yuko yategaga ngo abandi bahanure nawe akazamuriraho, ariko ngo abanyabwenge bahakaniye aba bapfu, ati mwa bapfu mwe mugumane ubupfu bwanyu, aya mavuta ntiyadukwira, tuyagabanyijemo kabiri, amatabaza yacu ntago yakwaka neza, tubahaye ku mavuta twagiye kwisabira, mwadusuzugura. Mana turengere, Mana turwanirire. Umuntu umwe yaravuze ngo tureke kumena amavuta kunshishire. Aleluya. Kandi hari abayakeneye. Mana turwanirire. Aba banyabwenge baritegereje, babona yuko amavuta yabo bagiye kuyamenya na kunshishiriza ikayanywera ubusa. Barangije barababwira bati oya di, amavuta yacu twaje ari kutuvuna, amavuta yacu twayavunikanye, ikiruta icorata n'imperezo zacu twarebye neza ko zitapfumutse. Aleluya, haleluya. None ngo tubahe ku mavuta yacu, mugende mujya mu bahanjuzi. Aleluya. Concorde muri iyi minsi hari abantu bari kujya mu bahanjuzi. Aleluya. Mana niturwanirire cyane. Umuhanuzi wagiye mu bahanjuzi uzamureba umumenye, ni wowe wundi uzajya guhanura ari guteka umutwe, ni wowe wundi uzajya guhanura hanura ubuhanuzi bw'inda, ni wowe wundi uzakugerera mu rugo, naza mu rugo ufite imiguru 5 z'inkweto, akuremo 2 usigarana 3. Aleluya. Azishikira atanazigusabye, yitwaje ngo ni umukozi w'Imana ari igisambo. Uwo ngo azaba yaragiye mu bahanjuzi. Nyamara nukubitana n'umukozi w'Imana wagiye mu bahanjuzi, aleluya, azaguhanurira ibyo kuguteranya n'inshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe. Wa mugabo we nuhura n'umukozi w'Imana wagiye mu bahanjuzi, azaza kubwira ngo uburwayi urwaye n'inzara umugore wawe yaguhaye, aho ngaho nutaba amaso urugo rwawe ruzahirima. Aleluya. Imana nitugirire neza cyane. Oya nuhura n'umupasiteri wagiye mu bahanjuzi, azakubwira ati genda ugurisha umurima wawe utange 10. Aleluya. Akubwira ati Imana iri kukubaraho 10 cya miliyoni, nutacishura uraje upfe. Aleluya. Imana itugirire neza. Imana izaturinde guhura n'aba bapfapfa bagiye mu bahanjuzi. Aleluya, haleluya. Bibiliya yo yaritegereje irareba, ibona babandi bafite amatabaza atagira amavuta kari ibipfu. Aleluya. Amen. Muri iyi minsi hari abantu bafite amatabaza gusa atagira amavuta. Babandi Yesu yahaye amatabaza akabaha n'amavuta, nyamara barangiza bakayagabira abandi bakabura ubwenge. Aleluya. Barangiza ntibayabere maso, hari abayaviduye basigarana amatabaza gusa atagira amavuta. Aleluya. Imana niturengere cyane. Ariko ngo nyamara abo bamenyeye ko aba bakobwa ari abapfu, nuko bahamagaye batumukwaraje, bagenzi babo bagakongeza amatabaza yabo, babaje gukongeza bagasanga nta, aleluya, bifitiye amatabaza atagira amavuta, bakabura ico bacana. Barangiza bati none muduhe ku mavuta yanyu, amatabaza yacu arazimye. Aleluya. Hari abahanuzi bananiwe kwerura yuko amatabaza yabo nta mavuta arimo, bagapfa kugendera muri kirabaye, bagapfa kugendera muri gihogera. Aleluya. Ariko ikizakubwira umuhanuzi ufite itabaza ritagira amavuta, azagera mu iteranira buri cyavuga. Aleluya.
utangira usange ari kwivugisha ubusa ari kuba ari inkuru zitamureba. Aleluya. Abari mu iteraniro azana inkuru zo hirya no hino ati ntuza twari duturanye yaraye yibye ibirayi. Aleluya, aleluya. Aza kubwira ati aleluya, aleluya. Uzi ko ntuzavugaga ngo uri umurozi, ibyo ntago bimureba. Imana itugirire neza cyane. Nyamara umuhanuzi ufite itabaza ritagira amavuta, aleluya, ni wa wundi uzabwira ngo nsengera, aleluya, atangira kubwira ibibaho n'ibitabaho. Imana turengere, Imana turwanirire, aleluya. Atangira kubwira ati mpayanga yanje kukuzanira umutazawukura he. Imana tugirire neza cyane, Imana turwanirire kandi itwambike imbaraga mu izina rya Yesu, aleluya. Ahangaha ku 10 haratubwiye ngo bagiye kugura umukwe araza. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Imana rero nitugirire neza, Imana y'amahoro niturwanirire. Ahangaha aba bakobwa bategereje gukora kw'Imana, aleluya. Baravuga bati ijoro ryaca ritaca, aleluya, byanga bikunda nubwo dusinziriye, igihe umukwe arazira turakongeza amatabaza yacu tugende, aleluya, aleluya. Nyamara ngo igihe bagenzi babo bari bababwiye bati aleluya, amatabaza, aleluya, aleluya, yanyu nubwo muri kutubwira ngo arazimye, mugende mujya kugura amavuta mu bahanjuzi. Baragiye bajya kugura amavuta mu bahanjuzi, ariko kubera yuko Yesu atarafitanye gahunda nabo, arangije mu mubare wabo yahaye amavuta ntago barimo. Arangije, aleluya, ahita afata urugero rukinga. Ni nkaho akababwira ati musubire iyo mwahoze. Rero aba bakobwa, aleluya, 5 b'abapfu twabagereranya n'abahanuzi bo muri iyi minsi bigize inzererezi. Abandi basigaye ku birindiro bo bajya kuzerera ngo bari gushaka amavuta, aleluya. Igihe Yesu yaraziye, aleluya, aleluya, barangije igihe baje basanga urugi rwikinze. Amen. Bishatse kuvuga ngo nubwo bukwe nubwo bari babujemo, aleluya, ntago bari babutumiwemo. Imana nitugirire neza. Nyamara Yesu yaritegereje aravuga ati nahaye 5 amavuta, ariko abandi 5 ntago bigeze baza kunsaba amavuta. Yesu yitegereje aravuga ati amavuta natanze ntago naje kuyavanganya nayo mu bahanjuzi. Arangije aravuga ati izo nkozi z'ibibi muzirekere hanze, urugi rurangije rurikinga, aleluya. Ngo nuko ngo barangije baravuga bati mudukingurire, ngo nuko, aleluya, haleluya. Imana y'amahoro nitugirire neza, Imana y'amahoro niturwanirire. Nyamara barahamagaye ngo babakingurire, aleluya, babura umuntu n'umwe wabakingurira. Mana nitwambika imbaraga. Nuko ijambo riratubwiye ngo aleluya, ngo nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Yesu nawe yarababwiye ati kuko mutashatse gukoresha amavuta nabahaye, nanjye ubwanjye simbazi, nta nubwo nigeze kubamenya, aleluya. Ariko ijambo risoje ritubwira ngo nuko tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe, aleluya. Muhanuzi ba maso, mukristo ba maso, wowe usenga ube maso, munyamasengesho ube maso, kubera yuko utazi umunsi n'igihe Yesu azaza kukubwirira, aleluya, ngo mbese ya mavuta naguhaye ageze he hakora. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu nushimwe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mwami wanjye ritubera inkomezi mu rugendo. Ijambo ryawe Mwami wanjye ni itabaza rimurika mu ijoro, itabaza kandi data wa twese. Iri tabaza ryawe Mwami wanjye rimurika aho umwijima ugahunga. Mu izina rya Yesu Kristo rero turakwinginze, muri iyi minsi benshi bari batakaje ibyiringiro, benshi bari bajarajaye Mwami wanjye, benshi data wa twese bari bahunitse
twakiriye. Ariko data wa twese duhe mwami wanjye kubyuka, kandi tubyukane n'amatabaza yaka mu izina ryawe Yesu Kristo. Kandi turakwinginze muri iyi minsi turimo igoye umugenzi kandi kamurusha, tugusabye imbaraga n'amavuta data wa twese, kandi tugusabye imperezo zirimo amavuta. Hari benshi bari bafite imperezo zitagira amavuta, ariko abona ngabo nabo mwami wanjye baha ubwenge bwo kugusaba amavuta aturutse kuri wowe mu izina rya Yesu, kubera yuko ijambo rimaze kutubwira yuko Kristo ni ukuri waritegereje usanga amavuta utanga atandukanye n'ayo mu bahanjuzi. Ni ukuri Uwiteka turakwinginze, oya nta mavuta yo mu bahanjuzi dushaka, ahubwo dutegereje amavuta yawe Uwiteka. Nuzubane na buri umwe wese rero, nsabiye umugisha bumvishije mwami wanjye ubu butumwa, reka ubagirire neza kandi data wa twese ubabere ku rugamba. Rakoze kuri Imana yumva gusenga, amen. Nimero ya Jose ni 0720 072 ibihumbi 9 072 900 yego 38 64 072 938 64 yego niyo iba kuri WhatsApp. Iyo kuri Momo ni 078 43 85 84 0. Sawa, Imana ibahe umugisha.